avuga ko Bishop Gafaranga ashobora kuba yaragiranye ikibazo n'umugore kubera ko umugore yamubuje kugurisha iriya nzu y'Mayange. iriya nzu etaje babagamo se? Iriya babagamo buriya Bishop Gafaranga agikora muri Tom Transfer. Ngira ngo wumvishe ko hari amafaranga yari yarashoyemo menshi. Yego. Harimo ay'umudiaspora rero, ay'umudiaspora niyo bamutwaye. Yego. Ariko bigaragara yuko amadeni yamubanye menshi, yabaye karyamyenda, yashaka kugurisha iriya nzu, hanyuma umugore aranga. Hanyuma se mu gufata ideni byo ntibabyumvikanyeho? Ni bya bindi buriya nabyo bya bindi ngingo tuzaganira. Bashiki banjye ntibanyumve nabi. Hari ukuntu umuntu ajya gushakana n'umuntu akita ku mitungo afite gusa, ariko ntiyite ku madeni. Yego. Kandi amadeni nawo ni umutungo aba afite. Naho ni umutungo. Kuko ni za plus zigomba kugenda zihuza namwe, bikagenda bikurana mukazasigarana balance. Icyo kibazo ni buryo kigiye kiba no mwizungura, usibye ko twazabifatira umwanya tukabiganira nabyo. Ura mwizungura iyo wiyemeje kuzungura umuntu buryo umuzungura imitungo afite n'amadeni asize. Hanyuma se ibya Gafaranga wenda turaza no kongera kubigarukaho tumenye wenda ibibazo yahaswe muri ribu. Utarajya kure Gafaranga yashakanye na Muravido iryo deni arifite. Yego. Ariko Murava ashobora ko atarabizi ryaje rimwitura hejuru. Ariko iyo uvuze ngo ashobora kuba haba harimo na possibility yuko ashobora kuba yarabizi. Ikigaragara cyo ntabyo yarazi. Kuko iryo yaba yarabizi yakaba yumva ko nayo n'iryo deni rimureba. Yego. Bakagurisha etage. Yego. Ko Murava aramubwira uti ntabwo turi bugurishe tudafite ahandi turi bujye. Bishop Gafaranga rero nkaho yakabyumvishe za nama hozaho abandi. Hari umuhanga umwe wavuze ngo ese uramutse uhannye umuntu kuko yakoze ikosa, wahanisha iki umuntu utigira inama kandi azihozaho abandi? Yego. Ni umuhanga bita Aristote muri bari ababayeho. Bishop hari inama ahozaho abantu b'uburyo bakwiriye kubana mu miryango, ariko we rwose byamutsinze. Ariko ro Master Engineer kubyakira byamunaniye arangije akubita umugore. Master Engineer nubwo twese twinjira mu kiganiro ntabwo twasuje abantu badukurikira kandi ntago ari umuco wacu. Nimerera manze mbwira abantu badukurikiye baba bari mu Rwanda, mu Burundi, abari hano hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Nazali na Rekete Bino Nyoso, Bozali Malamu, jewe nitwa Emi Kombo nayo ndenane ndi kumwe na Master Engineer mu kiganiro cy'ubusesenguzi. Yebisa biso esika uzali ndenge butwe bimito pesa bino makanisi ya ndenge tokoiko tombola isaha yawe TV. Reka tugaruki hanyuma mbere yuko dukomeza kuvuga ku bya Bishop Gafaranga. Umuvugizi wa M23 yasuye abarwayi mu bitaro bya hehe bya Kaziba. Wabonye akanyamuneza k'abaganga? Abaganga bafite icyo bita abarundi hari ikintu bita ngo na akamwemwe. Bafite akamwemwe. Abantu bari abashinga naye batubwiye niba bavuga akamwemwe cyangwa akamwemwe. Ubundi buriya sinzi niba byaregeze bikubaho kera. Nka mama wawe akaba yari yagiye nk'ahantu agatindayo, buryo ki wamusanganiraga nimugoroba atashye. Yego. Cyane cyane njye nabonye aricyo cyabaye ko abari abaganga. Afite nk'akantu mu isakoshi. Afite ikintu akuzaniye. Buriya uzi bari abaganga ikintu M23 yari bazaniye. Yari bazaniye amahoro. Biriya babyita urebye no ku maso. Ubundi barakubwira ngo dis-moi qui tu hantes je te dirai qui tu es. Ukire mu muntu nuko areba uhita umenya n'ibyo ari gutekereza. Narebye iriya video nyisubiza inyuma inshuro nyinshi. Uze kuyireba hari umudamu w'umuganga wari urimo. Yamwenyuraga rwose ukabona ko akitegereza Wiringoma akamwenyura. Ariko siwe nabonye witwa Mama Sifa. Sinashoboye kumenya amazina yabo. Twitwa Mama Sifa nabonye.
n'indi y'umuntu witwa Shukuru bigaragara ko bashobora kuba bari hariya hantu. buriya hari n'ikindi kintu abaganga bavuga, ntabwo nzi byinshi ku by'ubuganga, ariko bavuga ko umurwayi nubwo avurwa n'imiti, yego, ariko hari izindi fagiteri z'externe zishobora gutuma akira vuba. yego, kwereka urukundo, yego, kuba arwariye muri environnement iri sekirize ifite umutekano, no guhabwa icyizere cyo gukira. guhabwa icyizere cyo gukira. Ndakumenyesha ko rwose si igitangaza ko mu bitaro bya Kaziba hashobora kuba hari abarwayi rwose baraye batashye cyane, batashye rwose basezerewe mu bitaro, noneho kubera inkuru wumvisha. Afande yageze ikirenge mu cya Yesu, wavuze ngo hambira uburiri bwawe utahe. Hambira uburiri bwawe utahe. Ibyo byabaye ntabwo nkubeshye.